nongeye kubasuhuza bakunze ba Sanze Eleda, ndizera muri amahoro, nizere ko umwami yabarinze kandi muguwe neza. Natwe turaho tumeze neza kandi turashima Imana. Hari haciyemo ibyumweru bigera kuri 2 tudataramana, tutasubira mu ijambo ry'Imana nkuko twari tumaze kubimenyera, ariko uyu munsi nagarutse kandi ndizera ko mumeze neza. Muraho ni Sanze Eleda rero nkuko bisanzwe, nkuko mumaze kubimenyera, tugiye kuganira, tukataramana, tugasingiza Imana, hanyuma tukaruhuka nkuko tumaze kubigira umuco. Kandi ndizera ko namwe aho muri mumeze neza. Nanjye rero ndaho ndashima Imana, ntabwo nari maze iminsi ntameze neza kubwo umubiri, ariko ndashima Imana ko hari icyo yakoze, ubu numva biri kugenda biza. Kubwiyo gahunda rero murabizi ko tumenyereye kumva ijambo cyangwa se umurongo wo muri Bibiliya, tukabanza tukawusoma, tukungurana inama kuri ibyo, tukumva n'icyo umwuka tubwira, hanyuma tukabona kwinjira mu gitaramo nyirizina. Uyu munsi rero cyangwa se uyu mugoroba w'isabato, mbonereho no gukomeza abantu barokotse jenoside yakorewe abatutsi. Turacyari mu minsi 100 yo kwibuka abacu. Mukomere, mutwaze kandi murusheho gukora. Twirinde guheranwa cyangwa se ntiduheranwe n'ibihe n'amateka, ahubwo tubirenge kubwo kubana n'Imana no gusenga ndetse no kwishingikiriza kuri yo. Ibintu bizagenda neza kandi tuzakomera, tuzashyika, tuzagerayo. Mukomere kandi umwami arushaho gusana imitima y'abantu bababaye muri ibi bihe bitoroshye. Nateguye rero cyangwa se tugiye kurebera hamwe isomo nateguye. Ndizera mumaze gutera agatebe kugira ngo twige cyangwa se duhugurane mu mwanya mutoya tuba turi bubane ku bijyanye n'ijambo ry'Imana. Ni isomo nateguye turi buze kurisoma mu gitabo cya Yakobo. Ku bantu bafite Bibiliya, turarebera hamwe urwandiko rwanditswe na Yakobo ku gice cya mbere, umurongo waho wa 19. Haravuga ngo ibyo kutihutira kuvuga n'amahirwe aterwa no kumvira. Niko umutwe w'amagambo uvuga kuri iki gice cya mbere. Ku murongo wa 19 hakavuga ngo nuko rero bene data bakundwa, umuntu wese yihutire kumva ariko atinde kuvuga kandi atinde kurakara, kuko uburakari bw'abantu budasohoza ibyo gukiranuka kw'Imana. Ubwo bimeze bityo, mwiyambure imyanda yose n'ububi busaze, mwakirane ubugwaneza ijambo ryatewe muri mwe ribasha gukiza ubugingo bwanyu. Ni ku murongo waho wa 19 kugeza ku murongo wa 21. Nuko rero bene data bakundwa, umuntu wese yihutire kumva ariko atinde kuvuga kandi atinde kurakara. Uyu murongo wa 20 cyangwa se wa 19 niwo nshaka ko duhuguranaho akanya gatoya, tugendeye mu buzima bw'umuntu bwa buri munsi, uko tubayeho kwa buri munsi, uko umuntu abayeho muri sosiyete, abayeho aho uri wenyine, ushobora kubana n'abandi, ushobora kuba uri mu bantu benshi, ushobora kuba uri muri bake, ariko aho uri hose, ese twitwara dute? Witwara ute? Ese uburakari bwawe buri hafi? Ikenagaye numva bavuga ngo uriya muntu ashobora kubavoma hafi, yego nta kindi babaga bavuze, bavuga ko urakara vuba. Ariko ijambo ry'Imana ni igitabo cy'ubwenge, igitabo cy'ubuhanga, kitwigisha kandi kikaduhugura mu buzima bwacu bw'abantu tubana nabo muri sosiyete, aho tuba ndetse no mu byamwuka. Ese kurakara kwawe bigera ku kihe gipimo? Ese urakara vuba? Ese utinda kurakara? Ese iyo uburakari buje ubigenza ute? Ese witwara gute? Ese ni iki gikunda kukurakaza mu buzima bwawe busanzwe? Ese n'abana? Ese nabo mubana? Ese nabo mukorana n'inshuti, nabo musengana, nabo mwirirwana se? Mbese ubigenza ute iyo kurakara kuje? Uburakari bwinshi iyo buje ubyifata mute? Muze kumbwira rero muri comment, mumbwira muti jewe iyo uburakari buje mbigenza gutya, cyangwa se iyo ndakaye ngira ikimenyetso kinije. Se hari n'uvuga ati jewe iyo ndakaye ndabanza nkiga guceceka, nkaceceka, kuko iyo mvuga
birangora. Ese wowe ubigenza ute? Twige rero kumenyereza imitima yacu n'ururimi rwacu kwiga guceceka ndetse no kwiga guhosha uburakari, kuko uburakari ngo nta kindi kiza muri bwo, ahubwo buzana izindi cyangwa se andi magambo ashobora gukomeretsa ukumva. Reka twumvire rero kandi twumve icyo ijambo ry'Imana riba ritubwira muri byo, kugira ngo turusheho kwigira ku birenge bya Yesu, turusheho twigira mu ijambo ry'Imana, turusheho kumenya umurongo wo kugenderamo, kugira ngo mu buzima bwacu turusheho kugira umuhati wo kumenya kubana n'abantu bose mu mahoro, kuko nicyo Bibiliya twifuzaho kandi nicyo idusaba. Eka buri wese rero ku ruhande rwe, kandi aho uri ubana nawe muri rusange, buri muntu wese yigenzure, amenye uko ashobora kugenzura uburakari bwe, igipimo cy'uburakari bwe, amenye uko agomba kwitwara, amenye uko agomba kurinda ururimi rwe. Bizadufasha mu kubana n'abantu bose amahoro ndetse no kumva icyo Imana iturarikira gukora. Murakoze rero, iri jambo rigira icyo ridufasha, wowe unyumva, wowe untega amatwi, wowe tuganira, buri wese rigira icyo rihindura ku burakari bwe, kugira ngo turusheho kumvira Mwuka Wera atuyobore kandi arusheho kugenzura intekerezo zacu n'imikorere yacu n'imigambi yacu kuri buri kintu icyo ari cyo cyose. Umwanya tugezemo rero tugiye gusenga, nagira ngo twicishe bugufi aho uri, hanyuma twubahe Imana dusenge. Turagushimye Uwiteka Mana yacu, tugushimiye kugira neza kwawe kwenshi guhora kubana natwe, tugushimiye ineza yawe n'imbabazi zawe bidahwema kubana natwe, tugushimiye urukundo rwawe n'uburinzi bwawe bubana natwe umunsi ku munsi, tugushimiye ko tugihumeka umwuka w'abazima, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Waraturinze, uturinda tutari beza, uturinda nta kiza na kimwe uhereyeho, ahubwo kubw'umugambi wawe ukidufitiye uraturinze, uduhagazeho. Hari byinshi byagombaga guhitana ubugingo, ariko waraturengeye, uraturinda kuko dufiteho umugambi mwiza kandi muzima. Turakwingiza kugira ngo turinde kubyirata, ahubwo bidutere ishema no gushima, kugira ngo turusheho guca bugufi imbere yawe, duhimbaze urukundo rwawe. Nuko rero mubyeyi mwiza, amagambo warandikishije n'abagaragu bawe kugira ngo ahugure abazaba bariho, turagushimira yuko watumenye kandi ukatumenyera ibidukwiriye. Turagushimira ko dutegurira amagambo mu gihe gikwiriye kandi cyiza. Utwigishe rero kumenya kugenzura iby'iminwa yacu ndetse n'imitima yacu yibwira, uturinde gutwarwa n'uburakari, ahubwo duhe guca bugufi no kumenya kubigenzura, kugira ngo Yesu mwiza, Mwuka Wera wasezeranye ko azabana natwe, arusheho kutwigisha no kuducisha bugufi, kugira ngo atuneshereze ibitunesha, dutsindire ibidutsinda. Ibyo byose nibijya bikunda, tujye turushaho gushima izina ryawe. Nsabiye umugisha rero abo turi kumwe kandi tugiye kuganira, nsabiye umugisha buri muntu wese aho ari, uramuzi kandi uramusobanukiwe, aho ari rwose umwiteho kandi umugirire neza. Harimo abarwayi, harimo abashonje, harimo abafite ibibazo bitandukanye, abo bose ndabakweretse kugira ngo ukuboko kwawe kwiza, kwa kundi kutaheza kunanirwa gukiza, upfunyura ikiganza ugahaza kwifuza kubiriho byose, buri muntu wese umugirire neza kandi akwiyumvamo abone igisubizo giturutse ku Mana. Ni kubwo tugiye kwinjira mu gitaramo rero, turirimba, duhimbaza, dusingiza ineza yawe, tugushimira ko waduhaye umunsi wo kuruhuka, kandi uzi ko tuzananirwa, udushyiriraho umunsi, uraweza umugisha kugira ngo natwe tuye turuhuka. Uduhe kuruhukana nawe Yesu mwiza, aganze mu mitima yacu, kandi reka umwanya tugiye kumera ahangaha twumva ibyawe Yesu mwiza, agenderera imitima yacu, bye tuzatubera umuvumo ahubwo bizatubera umugisha, kandi bizatume turaganwa nawe ubugingo by'iteka. Nibyo ngusaba nisabira, nsabira n'abandi bose banyumva, mu izina rya Yesu umucunguzi wacu, amen. Tukaba tugiye gutarama mu ndirimbo ya 45 mu gitabo tugira cy'indirimbo zo guhimbaza Imana, ivuga ngo umpe Bibiliya. Umpe Bibiliya nk'uko tumaze kuyisoma mu kanya, tumaze kumva icyo Umwuka atubwira muri yo. Indirimbo rero nifuje ko twaza kuririmbana mu mutuzo, dutekereza kuri aya magambo tuba turirimba. Indirimbo ya 45 ivuga ngo umpe Bibiliya. Reka nsabe umuntu uri kumfasha, hanyuma mpagafunguzo
hanyuma turirimbe dutarame tugubwe neza. Umpe Bibiliya kuko ari inezeza. Umpe Bibiliya kuko ari inezeza, uinyoboresha iteka mwami, ntakibasha kuzimya umucyo wayo, ko Yesu yaje kuitwumbisha. Umpe Bibiliya kuko ari inezeza, nyoborwe nayo mu nzira ntoya, amategeko yawe niyo meza, agaragaza inzira y'ukuri. Umpe Bibiliya mu kababaro kanjye, igihe mperwa n'ibyaha byanjye. Umpe n'amagambo Yesu yavuze, kuko ariyo meza mpumuriza. Umpe Bibiliya kuko ari inezeza, nyoborwe nayo mu nzira ntoya, amategeko yawe niyo meza, agaragaza inzira y'ukuri. Umpe Bibiliya ngo imurikire iteka, kandi nini mitego yo hasi, niyo rumuri rwaka mu mwijima, runyereka inzira y'amahoro. Umpe Bibiliya kuko ari inezeza, nyoborwe nayo mu nzira ntoya, amategeko yawe niyo meza, agaragaza inzira y'ukuri. Umpe Bibiliya ngo imbwire iby'ubugingo, kandi udukomereze uwo mucyo, ngo tumenye inzira igana mu ijuru, unyereke ubwiza bwawe data. Umpe Bibiliya kuko ari inezeza, nyoborwe nayo mu nzira ntoya, amategeko yawe niyo meza, agaragaza inzira y'ukuri. Amategeko yawe niyo agaragaza inzira y'ukuri. Ni indirimbo rero twakoresheje cyangwa nahisemo, ndayikunda cyane, indirimbo ya 45. Tukaba tugiye kuririmba indi ndirimbo ya 46. Ya 46 ndizera ko ibitabo mufite hafi telefone, kugira ngo turusheho kuririmba, kandi kuririmba biraruhura na Bibiliya irabyemeza. Ninde ubabaye nasenge, uwishimye akora iki? Aririmbe. Niyo mpamvu rero mba nahisemo ko
turushaho gutaramira Imana tunezerewe, tukaririmba, tukaruhura mu mutwe no mu bwonko n'umubiri, byose tukarushaho kugubwa neza ndetse no gusabana n'Imana. Indi ndirimbo rero ni ya 46. Ijwi ryanjye ntabwo rimeze neza muri iyi minsi, ivuga ngo jya uhora undinganirije. Biri buze kujyana na rya somo twaje kwiga, ngo twige kumenya uko tugomba gutegeka uburakari bwacu. Dusaba Imana rero kugira ngo ijye ihora ituringanirije amagambo akwiriye yo kuvuga, yo kubwira abantu cyangwa se abo tubana nabo. Erega ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Indirimbo ya 46, hanyuma dukomeze gutarama no gusingiza Imana. Mu ndirimbo ya 46 twagiye jya uhora undinganirije amagambo atunganye. Jya uhora undinganirije amagambo atunganye, umugore menya ukuri ku magambo yawe, nkunda amagambo yawe, kwama kukwizigira, amagambo meza cyane antera ibyishimo byinshi, niyo meza ndayakunda ntabwo atanezeza. Kristo aheta abantu bose n'amagambo atunganye, nimwitabe banyabyaha iby'ubugingo, abayobozi tuza n'amagambo atunganye, amagambo meza cyane antera ibyishimo byinshi, niyo meza ndayakunda ntabwo atanezeza. Menyesha bose ubutumwa n'amagambo atunganye, nimuze mubabarirwe mwumve iby'ubugingo. Yesu niwe mukiza utwongera ubugingo, amagambo meza cyane antera ibyishimo byinshi, niyo meza ndayakunda ntabwo atanezeza, niyo meza ndayakunda ntabwo atanezeza, niyo meza ndayakunda ntabwo atanezeza. Amagambo y'Imana ahora ari meza, amagambo y'Imana araduhugura, amagambo y'Imana agira ukuri, kandi amagambo y'Imana atugeza mu cyerekezo cyiza. Mwakoze kubana nanjye rero, mwari kumwe na Sanze Eleda, naho kuwa nyuma w'isabato itaha, mukomeze kugira umugoroba mwiza, ndabakunda, bye bye.